muvandimwe muri Kristo Yesu, nanone nongeye kuguha ikaze hano kuri Jye na Yesu Ministry. Nishimiye ko twongeye guhurira kugira ngo turusheho kuganira iby'Imana, kandi muri aka kanya nanone ngarutse kugira ngo turebe ijambo ry'Imana ryavuze ku bintu bikomeye bitureba muri iki gihe cy'imperuka. Uyu munsi tugiye kwibaza ikibazo twibaza ngo mbese Antikristo ninde? Hariho ubusobanuro bwinshi cyane cyane mu madini ya Giprotestani buri gutangwa ku bwerekeranye na Antikristo. Mbese kubera iki abaprotestani bahinduye imvugo dukurikije ubusobanuro bwatanzwe n'abatangije ubugorozi mu gihe cyashize? Icyo nicyo tugiye gusuzuma muri aka kanya, ariko mbere yuko tujya mbere reka tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho, umwami w'abami, tugushimiye andi mahirwe uduhaye yo kurambura ijambo ryawe. Turagusabye cyane kugira ngo ubane natwe, utwigishirize, utuvane mu rungabangabo, utuvane mu mwijima w'icuraburindi ubuditse isi, ahubwo Mwuka Wera atumurikire kugira ngo tumenye ukuri kwawe. Tugiye kwiga ingingo ikomeye, nuko tugusabye Mwuka Wera kugira ngo bari ubisobanura, kandi ngo yoroshye imitima yacu ibashe kwakira ukuri kwawe, mu izina rya Yesu, amen. Maze iminsi nganira na bamwe mu ba protestanti ku nyigisho zimwe na zimwe, mu buryo bw'umwihariko twaganiriye ibyerekeye isabato ndetse n'amategeko y'Imana, aho bihurira n'ubuntu bwa Kristo, ariko ntabwo ari cyo gihangayikishije cyane muri iki gihe, aho ubuprotestani busa nk'ubwanze ukuri kw'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ryabihanuye muri Daniel igice cya 11, yuko abo ngabo bazagera bakitwa abaretse isezerano ryera. Ndetse ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya 16 twasuzumye mu bihe bishize, twabonye yuko abaprotestanti biswe umuhanuzi w'ibinyoma, ko ibyo bavuga bidahuje n'uko bitwa, kuko batakira abaprotestanti. Abaprotestanti bisobanuye abahakanyi, bahakana inyigisho z'i Roma, nuko batangiye. Ariko uyu munsi bamaze gutangaza yuko protestanti bukuweho, maze ubwo kurwa ku protestanti byongera guhuza uprotestanti n'ubuyobozi bwa Roma cyangwa se idini ya Roma, maze ibinyoma bindi byahoze birwanywa mu gihe cyashize ubu ngubu bimaze gushyigikirwa mu buryo butangaje cyane. Muri aka kanya rero tugiye kureba indi nsanganyamatsiko itajyanye n'amategeko y'Imana, ko twayaganiraho mu bihe bishize, ndetse icyigisho giheruka nicyo twavugagaho, tuvuga ngo abantu b'Imana nibahunga umujinya ugiye gutera. Twavugaga ibyerekeye isabato, n'ubundi icyo cyigisho cyakomotse mu biganiro nagiranye n'abantu b'Imana bitwa abaprotestani ariko batumva ingingo y'isabato. Muri aka kanya rero ngiye kugaruka ku ngingo yerekeranye na Antikristo. Mbese Antikristo ninde? Ndagira ngo ntange ingero nkeya z'ibyo abaprotestani bavuga kuri Antikristo. Bamwe ntabwo banemera yuko Antikristo abaho. Urugero n'uyu mubwiriza ntibavuga Antikristo habe n'umwe na rimwe. Ibyahishuwe ntibamuvuga habe na rimwe. Yesu ntiyigeze avuga Antikristo na rimwe. None uwo Antikristo Yesu yibagiwe? Ni hahandi nakubwiye ngo abantu bishimira kuvuga ibya Satani bakibagirwa kuvuga iby'Imana. So ngewe Antikristo umva uko Yesu yavuze. Pamfire sinahinyura ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose, muhindura abantu bose kuba bigishwa banje, nanje ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Nahawe ubutwari bwose hehe mwijuru no mwiza. Ninde wasigaye nta butwari afite? Ubwo ni Satani. None uwo Satani kandi izo mbaraga ziko Yesu yaravuze ngo ubutwari bwose ndabufite. Genda uhindura abantu bose. Inyigisho za eschatology muri futurist zifite ibibazo 12 biteye isi, ziteye isi. Ikibazo cya mbere ziteye abantu ubwoba. Ikibazo cya kabiri zitumye abantu batagira imbaraga zo kuvuga ubutumwa, bahunga ibibazo n'ibindi sinifuza kubivuga uyu mwanya. Hanyuma abavuga ko Antikristo ari umuyobozi uzima mu isi igihe runaka, bamugereranyije n'ibi Yohana avuga muri 13 Byahishuwe. Niko izo nyigisho zaje zivuga muri ico gihe, ndetse baza bamuvuga ngo ni Papa Martin Luther nawe yarabivuze, kubera ko yarafitanye conflict hagati ya papote, ahungira muri Germany kugira ngo bataza kumwica, atangira gushushanya ko abafata izo nyigisho nawe arazemera, avuga ko Papa ari ushobora kuzabiki kuzaba Antikristo. Ariko babigenaga muri ico gihe, ariko mu byo kurikiranye study
njyewe ntabwo mbyemera. Uwo ni njyewe. Nemera ko mfite Kristo, nemera ko Kristo ari muri njye, nemera ko afite imbaraga. Habe n'ubwo Antikristo yaza uyu munsi ntaco yantwara. Mfite Kristo uri muri njye, nguri muri twarakomeye kurusha mu bisi. I can't fear. Ntimugire ubwoba naza njyewe nzamwenza. I will take care of him. Abandi bo bavuga yuko ataraza ndetse hakiriho igihe kirekire cyane rwose kugira ngo azaze yimike ubwami bwe, ubwo aracyategerejwe mu gihe kizaza. Uyu nawe ni urugero rw'ababivuga batyo batubwira yuko Antikristo ataraza. Rero ibyo bintu muvuga haracyari imyaka itari munsi ya 30 cyangwa 40 mbere yuko Yesu aza. Ushingira kuki? Kuri byose. Kunese kwa tigeze avuga igihe. Ariko mwagiye musoma Bibiliya zanyu mukazumva. Urumva Yesu azagaruka aje kuvanaho ubwami bwa Antikristo. Antikristo azima, azanabaho. Bitari bimwirirwa muvuga ngo inkingo ngo ni ikimenyetso cya Antikristo, ngo papa ngo abandi ngo ngaho ngo uyangane. Ndaje mbigushyire muri perspective nkwereke nuko bikorana. Ntabwo Antikristo azaba ari papa, icyo nacyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, kuko Bibiliya iri clear, irasobanutse. Bibiliya irakubwira ngo Antikristo azahabwa ubutware na Satani, kandi n'ubu harabaho ubutware, sibyo? Azategeka isi yose. Ubu rero ndende kukubwira ngo umwami uzategeka, umutware uzategeka isi yose, igihe cye ntikiragera. Hari n'abavuga yuko Antikristo azaza itorero ryaragiye mu ijuru, umuntu akibaza icyo azaba aje gukora mu isi kikaba. Azaza abantu bamwitiranye naye na Kristo uje gucungura. Naza rero kuko ari utera ibibazo zashyiraho amahoro, kandi avuye ati igihe Imana yanyu mwategereje. Nyuma Antikristo bigende gute? Kristo azaza, intambara y'ubita, intambara ya Magedoni nibo izatangira. None se pase aho ngaho wenda twahita tujya mu bintu byinshi cyane, ntabwo twahita turangiza. Antikristo azaza itorero rikiri mu isi? No, Antikristo kuza we kugira ngo atware isi ku mugaragaro, ya mahoro avuga, ntabwo itorero rizaba rihari. Nshuti muvandimwe, ibi bitekerezo tumaze kubona byaba bigisha muri iki gihe bitandukanye by'ihabya n'impumeko cyangwa se imyizerere y'abaprotestani batangije ubugorozi. Turazirikana cyane intego bari bafite na principe bagenderagaho idahinduka yitwa sola scriptura, ibyanditswe byera kandi ibyanditswe byera gusa. Bazirikanaga ijambo twakomeje kuvugaho kenshi riboneka mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 19 hatubwira ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza ni muryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuse umwijima, rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu rututuru izabandura mu mitima yacu. Nuko rero aba bagorozi bakomezaga kuzirikana ijambo ry'Imana, ijambo ryahanuwe, bakajya mu byanditswe bagashakashaka bidashingiye ku bitekerezo byabo bwite n'ubuhanga buhanitse bize mu ishuri, ahubwo bishingiye mu kijambo ry'Imana ryavugaga. Turabizi, twarabonye ukuntu barenganijwe bikomeye cyane, benshi baricwa, kandi bakomeza guhamya kwa kuri bigishijwe. Hari abashyizwe ku mpamvu. Tugiye gutanga ingero zimwe na zimwe z'uko babonaga ubu butumwa bwerekeye Antikristo. Abagorozi ba mbere rero bari basobanukiwe n'uyu Antikristo uwo ari we. Turatanga ingero nkeya. Reka duhere kuri Martin Luther, ni umwe mu bagorozi bazwi cyane ndetse asa nkaho ari we fondateri w'ubugorozi, nubwo atari we watangije ubugorozi mu by'ukuri, ariko turamuzirikana nk'umuntu wakoze ibikorwa bikomeye cyane. Igikorwa kidasanzwe kizwi ni cyari mu cya 517 aho yamanitse amahame 95 agaragaza ubuyobe bukomeye bw'idini yari iriho icyo gihe, idini ya Kiliziya Gatolika. Cyakora ejo bundi muri 2017 tuzi ibyabaye, nuko hahandi yamanitse ya mahame, ubuyobozi bw'abaprotestani bufatanije na Kiliziya Gatolika bwasenye ya mahame yari baravuga bati Protestant burarangiye, Protestantism is over.
ibyo rero ni ibimenyetso bigaragaza yuko ibihe turimo bidasanzwe, kwa kuri twahamyaga kera kwamaze gusiribangwa. Uyu munsi abaprotestani bamaze gusoherwaho na bwa buhanuzi bwabavuzweho yuko bazitwa abahanuzi b'ibinyoma. Twaramubonye ubutumwa buri mu byashu igice cya 16 umurongo wa 13 ko hari ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, urwo rufatanye rw'ibintu bitatu. Rero protestani twarabibonye mu byigisho byabanje ko ari umuhanuzi w'ibinyoma rwose, yitwa umuprotestani ariko ntabwo ari umuprotestani, kubera yuko bamaze guhamya ko protestani bwarangiye. Protestani bisobanuye ubuhakanyi, guhakana inyigisho z'Iroma. Nabivuze ko tugiye gutanga ingero nkeya, duhereye kuri Martin Luther. Yaravuze ati umusimbura Davika. Aya magambo yagumishije mu rurimi rwayo kugira ngo abantu babashe kuyumva mu mwimerere wayo neza. Umusimbura uri mu mwanya w'umutwaro udahari. None uwo musimbura ninde wundi utari Antikristo? Ndabizi kandi neza yuko upapa ari ubwami bwa Babuloni. Yari ari kuvuga ubusobanuro bwa Vika, ni izina ry'abapapa. Papa yita Vicar du Christ cyangwa se Vicar of Christ. Ingofero ye abantu benshi barabisobanukiwe, uretse ko atakikunda kuyambara, ariko yanditsemo amagambo ngo Vicarious Filii Dei, bisobanuye ngo uri mu cyimbo cy'umwana w'Imana. Vika, umusimbura. Martin Luther rero aravuga ati umusimbura asimbura umuntu udahari. None uwo musimbura ninde wundi utari Antikristo? Yihaye ububasha bwo gusimbura Kristo, ariko se Kristo ntawe uhari. Kristo aravuga ati ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Urundi rugero n'urwa John Wycliffe. John Wycliffe tubwirwa ibye yuko nawe yari umugorozi mu gihe cye kandi ukomeye. John Wycliffe yari umwigisha muri University ya Oxford, akaba ari we wagerageje guhindura Bibiliya bwa mbere mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo igere ku batuye isi. Yaravuze ati Papa niwe Antikristo w'ukuri wavuzwe yuko yicara mu rusengero rw'Imana aho baramya Kristo. Iri somo turaza kurigarukaho mu rwa 2 rw'Abatesalonike, aho Bibiliya yagaragaje uyu Antikristo ko azagaragara mu rusengero rw'Imana. Dukomeze. John Calvin nawe yaravuze ati Daniel na Paulo bahanuye ko Antikristo yagombaga kuboneka mu rusengero rw'Imana. Turamuhamya ko ari Papa. Nuko nguko ubusobanuro bwa Jean Calvin buvuga kandi bwahoranije. Arakomeza ati abantu bamwe batekereza yuko tuba turengereye kandi dukabije igihe tuvuze yuko umutware w'i Roma ari we Antikristo. Ariko uko niko kuri kwa Bibiliya, kuko niwe uhuje n'ibimenyetso Bibiliya ivuga. Ntabwo ari abagusa bavuze ibyo ubutumwa, ahubwo tubona aba Thomas Cranmer, tubona aba John Knox, tubona aba Roger Williams, John Wesley, Tyndale, John Bunyan, turamuzi yanditse igitabo cy'umugenzi kandi gikundwa na benshi mu Baprotestani, Isaac Newton, Jonathan Edwards, Spurgeon n'abandi benshi batangije ubugorozi bahamya badashidikanya yuko ibimenyetso Bibiliya ivuga tugiye gusuzuma mu kanya bivuga Antikristo bihuje cyane rwose n'ubutware bw'i Roma Kiliziya Gatolika. Niki se biri tubwira kuri Antikristo? Turabona Bibiliya itanga ibimenyetso cyangwa se ivuga ibya Antikristo ibi byose birindwi muri Bibiliya. Inshuro 7 Bibiliya yagarutse ku butware bwa Antikristo buzaduka mu isi mu gihe cy'imperuka. Inshuro 7 ijambo ry'Imana rikunda kwisubiramo. Ahari twigana igitabo cya Daniel twarabibonye ko hari ubutumwa bukunda gusubirwamo kenshi kugira ngo burusheho kumvikana. Maze igice cya mbere cyabivuze cyangwa se umwanditsi wabivuze mu bwa mbere, undi uje kongeraho ubundi butumwa. Twabigeranije nuko umuntu yiga mu ishuri. Umwana mu ishuri muri primaire twigishijwe ingingo zigize umubiri. Umwana yigishwa yuko mu mubiri, ku mubiri w'umuntu hariho amaso. Ageze muri segonderi bamwigishije ijisho nanone kandi bamwereka ibice by'ijisho mu buryo buruseho. Ageze muri kaminuza byakomeje gutyo, ndetse agera ubwo ajya muri masters, agera ubwo afata doctorate yo kurushaho kuba inararibonye mu bijyanye n'ijisho, ku buryo yahawe diplome ya professora mu kwita ku jisho.
ariko umuntu yahereye muri primaire yiga ijisho. Niko n'ubuhanuzi bwa Bibiliya bumeze. Igitabo kimwe kitubwira ibintu bikomeye, ikindi kikazaza kitujyana mu rindi shuri tukajyaho kubyumva neza, atari uko bya bindi biteshejwe agaciro. Nuko rero na Antikristo ni ubutumwa bwakomeje kugarukaho cyane kugira ngo abatuye isi abariho muri iki gihe mu buryo bw'umwihariko dusobanukirwe no gukora kwa Satani mu minsi iheruka, aho ikibi kiganje cyane. Turi mu rugamba rw'amahina, aho intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani igeze ahakomeye cyane. Inshuro 7 rero zavuzwe. Ubwa mbere tubibona muri Daniel igice cya 2, tubwirwa iby'igishushanyo Nebukadinezari yarose, kandi umugabane wa Antikristo tuwubona nk'icyuma kivanze n'ibumba. Inshuro ya 2 tubibona muri Daniel igice cya 7, hatubwira iby'inyamaswa enye, ariko tubwirwamo n'iby'agahembe gato kameze ku nyamaswa ya 4. Kandi inshuro ya 3 twabwiwe ibya Antikristo ni muri Daniel igice cya 8, ho tuhasanga amatungo 2, imfizi y'intama ndetse n'isekurume y'ihene. Kandi icyo gihe nabwo twabwiwe ibyerekeye ihembe rito nk'umugabane uvuga ibya Antikristo. Muri Daniel igice cya 11 naho hatubwira ishusho ya Antikristo, ho yitwa umuntu w'isuzugurwa. Niko Daniel igice cya 11 hatuvuga, kandi akongera kwitwa umwami w'ikasikasi. Abo twiganye Daniel ano magambo barayazirikana. Kandi mu byacu igice cya 13 hatwereka Antikristo nk'inyamaswa yavuye mu nyanja. Naho mu byacu igice cya 17 yatubwira Antikristo nka maraya ukomeye, kandi akongera kwitwa Babuloni. Muri cya gitabo navuze Paulo yandikiye Abatesalonike, rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abatesalonike, mu gice cya 2 hatubwira ibya Antikristo. Paulo yamwise umunyabugome, yongera kumwita umwana wo kurimbuka. Turaza kubona ibimenyetso bimwe na rimwe bimuranga. Ngibyo ibimenyetso bihuriza hamwe bikaduha ipica yuzuye ya Antikristo uwari. Iyo tubisuzumye tuva mu gihirahiro, tubasha kuvuga ngo bino ni ukuri cyangwa ni ibinyoma. Duhereye muri Daniel igice cya 2 tubwirwa igishushanyo Nebukadinezari yarose. Tugeze hasi ku mano y'ibumba ndetse rivanze n'ibyuma, tubwirwa nyine urukure cyane rw'uko ubwami bwagiye bugenda. Tubona umutwe w'izahabu, igituza n'amaboko by'ifeza, inda n'ibibero by'umuringa, amaguru y'ibyuma, ibirenge n'amano by'ibyuma bivanze n'ibumba. Bibiliya ubwayo isobanura iby'ibyo birenge n'amano yuko abo bantu batazafatana. Kandi amagambo n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere nyavuze, yuko ijambo ry'Imana ryagiye rigaragaza icyuma nk'ubutware, ubutware bwa politike, byo kuyoboza inkoni y'icyuma twarabonye mu gihe cya Nebukadinezari n'ibindi. Kandi ibumba ryakunze kujyanwa nk'ubwoko bw'Imana. Turabona Yeremiya atanga illustration y'umubumbyi, avuga ati dore uko umubumbyi abumbabumba ibumba rye akarikoramo igishushanyo runaka, niko Uwiteka nawe afite ubwoko bwe mu ntoki nk'ibumba kugira ngo aribumbemo iby'agaciro gakomeye. Turi nk'ibumba mu ntoki z'umubumbyi, cyangwa se turi ibumba mu ntoki z'umubumbyi. Bityo abantu b'Imana bemera kuba transformed, guhindurwa nk'uko Imana ishaka, bageranijwe n'ibumba. Nuko rero hari ubutware bufite ibimenyetso bibiri bihurizwa hamwe, guhuza ibya politike, guhuza n'iby'iyobokamana icyarimwe. Naho ngaho umuhanuzi Daniel mu gice cya 2 yagarukiye. Ariko tugeze muri Daniel igice cya 7 noneho hatubwira ibintu bikomeye. Ahari turatinda muri iki gice. Ndagira ngo mbanze nsasire iki gice. Kica kitubwira yuko Daniel yagize iyerekwa. Ku murongo wa 2 dusoma amagambo akomeye atubwira ngo mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa 4 zidasangiye ubwoko, kandi izo nyamaswa ni uko ari 4 yabwiwe yuko ari bo bami 4 bazaduka mu isi. Ni amagambo tubona muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 17 nk'ubusobanuro bw'ubuhanuzi. Mbese izo nyamaswa zari ziteye gute? Tubwirwa ko iya mbere yasaga n'intare, kandi iya kabiri yasaga n'idubu, iya gatatu yasaga n'ingwe, naho iya kane yari inyamaswa iteye ubwoba. Ntabwo tubitindaho kuko twarabibonye.
twarabonye yuko inyamaswa ya mbere y'intare n'ubundi ishushanya ibyo wa mutwe wazaho mu gice cya kabiri washushanyaga ari by'ubwami bwa Babuloni bwategetse guhera muri 305 kugeza muri 539, kandi ubwami bwakurikiyeho bwajyanijwe n'idubu n'ubw'Abamedi n'Abaperesi bwavuye muri 539 kugeza muri 331, kandi ubwami bwakurikiyeho n'ubwami bw'Abagiriki bwategetse muri 331 kugeza mu 168, aho ni mbere ya Kristo. Nuko umurongo wa 7 w'igice cya 7 reka tuwutekereze neza kuko tugeze ahantu hakomeye. Hatuvuga ngo hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane, ngo yari ifite imikaka minini y'ibyuma icocombera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisibangisha amajanja yayo. Ngo iyi nyamaswa yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Aha ibindi bimenyetso turaza kubyirengagiza muri aka kanya kuko twabisuzumye, ariko turazirikana amahembe 10. Iyo rero tugiye mu by'iyi nyamaswa dusobanukiwe mu buryo budasubirwaho ko iyi nyamaswa ya 4 ari ubwami bwa Roma, kuko nibwo bwami bwasimbuye ubwami bw'Abagiriki, kandi ibirenge n'amano by'ibyuma bivanze n'ibumba nibyo bishushanya ari ya mami 10. Aya mami 10 nta kabuza ko ahuye rwose n'amano 10 ari kuri cya gishushanyo cyo muri Danieli igice cya 2. Ubusobanuro bwaratanzwe kuri inyamaswa. Danieli igice cya 4:23 atubwira ngo iyo nyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi. Birasobanutse neza. Hari igihe abantu bagenda bakihimbira ubusobanuro bwabo, bakavuga bati ibintu byarangiranye na Antiochus mu gihe cya Antiochus w'Umugiriki, bakaba ariho barangiriza ubutegetsi bwose buva muri Danieli mu gitabo cya Danieli. Ariko se Antiochus niwe mwami wa 4 ku isi? Oya, Bibiliya bisobanuye neza iyo nyamaswa ya 4 izaba ubwami bukomeye bwa 4 buzaduka ku isi. Kandi umurongo wa 24 uraduha ubundi busobanuro bukomeye. Ayo mahembe 10, muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Bega ubutumwa bukomeye. Hazakomokamo abami 10 muri ayo mahembe 10. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko hari ubwami bwagombaga kuza. Turabisobanukiwe iby'Abavandali, Abastrogote, Abaheluri, Aba-Anglo-Saxon, Aba-Franks, Abaswevi n'abandi amoko y'Ababarubare yaje gutera ubwami bw'Abaroma, ndetse bigasenyuka muri 476 busenywe n'aya moko 10, bose bashaka independence. Ariko tubwirwa andi makuru yuko muri ubwo bwami haje gukomokamo agahembe gato, kandi kano gahembe gato niho tugiye gutindaho kuko turashaka kwirebera ibya Antikristo. Nako twarakize uze gusubira mu byigisho byatambutse uraza kubona ko twatinze dusobanura iby'agahembe gato n'imiterere yako mu buryo bwimbitse. Ariko reka tubigaruke mu buryo buciye bugufi cyangwa se mu buryo buhinnye kugira ngo twumve isano ibi bintu bifitanye na Antikristo. Kugira ngo dusuzume ubu bwami buzaduka mu isi, twabonye ibimenyetso bikomeye byo kwitaho cyane ngo tumenye ngo mbese Antikristo ninde, arangwa n'ibiki, ku buryo twamutungaga tukitwavuga ngo ubwo ibimenyetso bivuze nuriya. Icyambere twabonye ku gahembe gato nuko iri hembe rito ryagomba gukomoka ku nyamaswa ya 4. Ibi ngibi tumaze kubibona mu ijambo ry'Imana ko haje kuzamuka agahembe gato, kandi ngo atatu muri yari asanzwe akagenza gute, akanduka. Nuko rero icyo ni ikindi kimenyetso gikomeye cyane, nuko ryameze ku nyamaswa ya 4. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ryameze mu yandi mahembe 10. Igihe ubwami bw'Ababarubare ayo mahembe 10 yaramaze kwigarurira, nibwo bwa bwami bwa 11 buzazamuka, kandi igihe ryameraga atatu muri yo yararandutse. Icyo ni ikindi kimenyetso gikomeye cyane. Atatu muri yo muri ya mahembe 10 yagombaga kuranduka. Dusobanukiwe iby'Abaheruri, Abavandali n'Abastrogote. Abo ngabo ntabwo bakiboneka ku ikarita y'isi kubera yuko baranduwe no kuzamuka kw'ihembe rito. Kandi ntabwo ari icyo gusa, ahubwo tuzirikana n'ishusho y'ihembe rito. Ishusho y'ihembe rito se yo iravuga iki? Nuko ihembe rito ryari rifite amaso asa n'ay'umuntu, amaso asa n'ay'umuntu, kandi uretse kuba rifite amaso asa n'ay'umuntu
ryari rifite n'akanwa kavuga ibikomeye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira yuko iri hembe ryari rifite akanwa kavuga ibikomeye. Turaza kubigarukaho mu bindi bice bidusobanura ibyo kuvuga ibikomeye ibyo ari byo, kandi ngo ryarushaga ayandi mahembe yose gukomera. Ibyo ni ibimenyetso dusanga muri Daniel igice cya 7, kandi icya 8 cyo kuzirikana ni uko ryari ritandukanye n'ayandi mahembe. Dukurikije uko andi mahembe ameze, ntabwo ryo ryari rimeze nk'ayo mahembe, kuko tumaze kubona yuko ryari rifite n'akanwa kavuga ibikomeye, ryari rifite amazi asa n'ay'umuntu. Ibyo byose byatumaga ritandukana n'ayandi mahembe, tutibagiwe yuko kari agahembe gatoya ukurikije uko andi mahembe yari ateye. Ariko hari n'imyitwarire idasanzwe iri hembe ryagaragaje. Icya mbere ni uko ryavuze ibyo kugomera isumba byose. Ijambo ry'Imana ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose. Kandi ikindi ni uko ryarwanije abera, ndetse ngo ryenda no kubanisha. Ryarenganije abera bisumba byose, kandi ryigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Mbese ubutware bwabonetsweho ibimenyetso byose ni ubuhe? Ubutware bwarenganije abera bisumba byose bwaje hanyuma y'ubutegetsi bwa Roma, ndetse no gusenyuka kw'ababarubare, amahame atatu amaze kuranduka twari tumaze kuvuga. Nta bundi ni ubwami bw'ubupapa. Tuzi neza mu mateka y'isi yuko ubupapa aribwo bwarenganije abera bisumba byose mu buryo budasanzwe. Bibiliya icibwa mu bantu, abavuga iby'ukuri bicwa impfu zikomeye cyane. Na ba bagabo twamaze kuvuga ba John Hus, ba John Wycliffe n'abandi barenganijwe n'iri hembe ritoya mu buryo budasanzwe. Kandi ikindi gikomeye, ryigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Mbese ni bande bagerageje guhindura ibihe n'amategeko? Ibyo tumaze iminsi tubivugaho. Hasi hari amategeko y'Imana yirengagijwe muri iki gihe, kandi yirengagijwe n'ubwo butware bw'ihembe ritoya, ubutware bwa Roma ya gikristo. Birahari rwose, genda usome Bibiliya, twarabivuze. Itegeko rya 2 ryava mu mategeko y'Imana riravuga ngo ntukiremere ibishushanyo bibajwe. Ariko iryo tegeko ntabwo rikiba mu buryo iryo dini ryigisha. Kandi hari n'ibindi byahindutse. Tuzi itegeko ry'isabato, twariganiraho mu byigisho byatambutse. Iryo naryo ryarahinduwe ryo, kubera ko ngo yagerageje guhindura ibihe n'amategeko. Kandi ikintu gikomeye ni uko ibi bintu byagomba gukorwa mu gihe runaka. Hari igihe cyatanzwe ibi bintu bigomba gukorwamo. Iri hembe rito ryahawe gutegeka. Iri hembe rito rero ryahawe igihe kingana n'ibihe n'igice cy'igihe. Turabisobanukiye ko igihe bihuye n'umwaka, ibihe ni imyaka 2, naho igice cy'igihe ni igice cy'umwaka. Bisobanuye ko ari imyaka 3 n'igice, igenda ikabyara amezi 42 ahwanye n'iminsi 1260 ya gihanuzi. Ibyo bihwanye n'imyaka 1260 ya gihanuzi. Bwa bwami, bwa butegetsi bwadutse bwazamukiye muri ya mahembe 10, muri bwa bwami bw'ababarubare bateye Roma, bwategetse guhera muri 538. Iyo myaka 1260 yarangiye mu cya 798. Tuzi ibyabaye ubwo Ubufaransa bwatewe n'abantu bashaka revolution, impinduramatwara. Maze iyo mpinduramatwara mu Bufaransa iragenda igera no mu bikingi by'i Vatikani. Ubutegetsi bwa Roma bugerwaho n'ingaruka zikomeye cyane, ndetse icyo gihe Papa Pius wari uriho icyo gihe yarafunzwe ndetse agwa no muri gereza. Nguko uko ibihe byahawe iyo nyamaswa. Abantu biga amateka barabisobanukiwe. Abafaransa bita icyo gihe Moyen Age, naho Abongereza ni Middle Age. Ndetse tubisobanukiwe nk'ibifite insanganyamatsiko ngo Dark Age, ibihe by'umwijima. Igihe hariho kurengana kw'abantu b'Imana mu buryo budasanzwe, kandi hariho gutwaza igitugu ku mugabane w'Uburayi bikomotse kuri iyo mitegekere y'ubupapa ndetse n'abami yashyiragaho. Igice cya 8 nacyo kigaruka kuri uyu nguyu Antikristo nk'uko twabivuze, n'ubundi mu ishusho y'ihembe rito. Ariko mu gice cya 8 bagaruka ku gusenyuka k'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Batubwira yuko aka gahembe gato kasiribanza ubuturo bwera, kandi by'ukuri bijugunywa hanze. Mbese niki kibera mu buturo bwera ku buryo ubuturo bwera bwasibanzwe n'agahembe gato? Genda usome igitabo cy'Abaheburayo, kizakubwira icyo Yesu Kristo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru, aho asabira abantu be.
nguko rero uko ubuturo bwera bwasenyutse, maze aho kugira ngo umuntu asangwe Yesu Kristo amubarira ibyaha bye, ba bandi bahamya yuko babasha kubabarira ibyaha bagatanga imbabazi z'ibyaha. Icyo nicyo cyane gikomeye cyane cyahagurukije umugabo witwa Martin Luther, atangiza ubugorozi yigisha ko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera bitakomotse ku gikorwa icyo ari cyo cyose cy'imirimo, kubera yuko bigishaga yuko abantu babasha gukizwa bitewe n'amafaranga batanze. Tuzirikana umugabo witwa Tetzel wagurishaga indulgensia kugira ngo bubake iriya ngoro iri i Roma. Mbega ibintu byari ubuyobe bukomeye cyane. Nguko uko ubuturo bwera bwasenyutse, kandi by'ukuri byajugunywe hasi rwose, birasibangwa. Ibyo turabisobanukiwe. Ijambo ry'Imana ryarengagijwe cyane mu butegetsi bw'ihembe rito, maze abantu batangira gusenga abapfuye, abantu batangira kubatizwa umubatizo utavugwa na Bibiliya, abantu batangira kuramya Imana ku munsi w'umuhimbano, n'ibindi byaha bikomeye kandi bishishana. Ndetse nibatinye no guterekera mu rusengero, kabona ibintu by'ibyotsi bagenda bajugunya ahantu, kabona bari kubita kuba imbere y'abapfuye, amazi banyanyagiza ku bapfu, n'ibindi. Ariko ibyo ngibyo ijambo ry'Imana ryari ryarabivuze ko hazaduka antikristo uri mu rusengero agatangira kurwanya iby'Imana, ndetse by'ukuri bigasiribangwa rwose. Ntabwo ari Daniel gusa mu gice cya 8 n'icya 7 babivuga, ahubwo n'igice cya 11 tubwirwa ibindi bimenyetso. Ntabwo turi bugitindemo kino gice, ariko nanone ndakurarikira kugira ngo uzajye muri kiriya gice kikubwire uko ubutegetsi bwa buriya butware bumeze. Icyambere ngo mwamazihesha kugera kuri byose no kwihakirizwa kwe. Ntabwo ajya arwanisha intambara ngo ategure igisirikare, ahubwo ni ukwihakirizwa. Ikindi uzabwirwa, uzasome ku murongo wa 34 w'iki gice, hatubwira yuko ngo ntazita ku gushaka abagore. Kimwe mu bimenyetso bikomeye biranga ubutware ni uko batita ku gushaka abagore, ahubwo bashyize imbere ikintu kijyanye no kuguma uko umuntu yavutse, cyangwa se ubuseribateri. Turabizi systeme y'ubupapa, iby'abasaserdoti, abapadiri n'ababikira, ni ikintu gikomeweho cyane, kandi ni ikirango Bibiliya yavuze kera yuko kizaranga ubwo butware, uwo mwami w'ikasikazi nanone witwa umuntu w'insuzugurwa bikomotse kuko yatangiye asuzuguritse. Murabyumva neza yuko umuntu w'isuzugurwa bifitanye isano n'agahembe gato, ni gatoya, ni insuzugurwa. Ngayo nguko ijambo ry'Imana ryatanze ibimenyetso bifatika kandi bibasha kuvana umuntu mu mwijima w'icuraburindi yaba arimo, maze bigatamurura umuntu akabona kandi akabasha gusobanukirwa iki ibintu bisobanuye. Reka tujye mu butumwa bwiza, tujye mu mugabane w'isezerano rishya. Turibanda mu gitabo cya 2 Paulo yandikiye Tesalonike, urwa 2 rw'Abatesalonike, igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, dusomamo amagambo akomeye. Ariko ndagira ngo uzafate umwanya usome iki gice cya 2 witonze. Ariko reka dutekereze ku gice ku murongo wa 3 n'uwa 4 gusa. Haratubwira ngo ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Uwo ni umunsi wo kuza kwa Yesu Kristo. Ntabwo uzaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Yenda njya ngo mbwire babandi bavuga yuko azaza itoro ry'Imana riri mu ijuru, baratubeshya rwose, kuko uwo nguwo aratwoshya. Nukuri ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose. Uwo munsi ntabwo uzaza kurya kwimura Imana kwahanuwe kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa cyose, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Mbega amagambo akomeye yerekana iby'uyu mubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose kugira ngo yerekane nk'Imana, kandi amagambo ava mu kanwa ke arakomeye cyane. Nayo kwishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose se koko kugira ngo yerekane nko ari Imana. Hano hari amagambo tuvana mu gitabo cyitwa Ecclesiastical Dictionary, dictionary ya Ecclesiastique, yaranditse ngo Papa ameze nk'Imana ku isi. The Pope is as it were God on earth. Uko tumufite ku isi ni nk'uko twari dufite Imana ku isi. Icyo Imana ishobora gukora icyo ari cyo cyose, n'icyo umucunguzi yavuze ko azakora, nicyo umusimbura Davika
abasha gukora. Nguko uko yishyize hejuru y'icyitwa Imana cyose, yireshyeshya n'ushobora byose. Kandi barakomeje ngo hence the Pope is crowned with a triple crown. Kubera ko papa yambitswe ikamba rifite amakamba atatu, ni ibimenyetso by'uko ari umutware wo mu ijuru, akamutware wo mu isi, ndetse akaba n'umutware w'ikuzimu. Ni ikibazo gikomeye cyane cyo kwishyira hejuru, n'andi magambo akomeye ateye ubwoba. Byari byarahanuwe kera rero, kandi binyuze mu mugaragu w'Imana Pawulo abyandikira Abatesalonike, ati hazaduka umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa cyose, aragenda akicara mu rusengero rw'Imana, naho ngaho agomba gukorera umurimo we, agomba kuza akitwa umukristo, akicarana n'abaramya Imana bitwa abakristo. Ntabwo azakomoka mu bapagani, ntazaba avuye mu bihugu bitaramya Imana, kuko azicara mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana nk'uko tumaze kubisoma. Ariko hari ibindi bintu ugomba kuzirikana muri iri somo, ni uko uwo muntu yitwa umwana wo kurimbuka. Niko Pawulo yamwise, aravuga ati uyu ni umwana wo kurimbuka kandi ni umunyabugome. Twabonye yuko ari umunyabugome nyine, ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, aziga inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Twamaze kubibona, Daniel yabidusobanuriye cyane. Mbese umwana wo kurimbuka twamusanga muri Bibiliya. Genda usome igitekerezo cya Yuda. Yuda niwe wongeye kwitwa umwana wo kurimbuka muri Bibiliya. Mbese Yuda yari ari kumwe n'abantu baramya Imana? Igisubizo ni yego. Yuda ni umwe mu baramya Imana, ndetse abarizwa mu ntumwa 12 za Yesu Kristo, ariko ni umwana wo kurimbuka. Yawe yari yicaye mu rusengero. Ikindi gikomeye, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa cyose. Kubera ko avuga ko ari nk'Imana, tumaze kubibona rwose. Ibyo ni ibimenyetso byamuvuzweho tubona muri iki gitabo cy'Abatesalonike. Reka twigire mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Byashuwe igice cya 13 umurongo wa 2 atubwira amagambo akomeye cyane, atwereka iby'iyo nyamaswa yavuye mu nyanja uko iteye. Ibyayivuzweho ntabwo ndi bubirondore byose, ariko tubwirwa ko ari inyamaswa y'imitwe 7. Maze kandi iyo tugiye mu ijambo ry'Imana, mu Byashuwe igice cya 17 umurongo wa 9 hadusobanurira iby'iyo nyamaswa y'imitwe 7. Baradusobanurira ngo iyo mitwe 7 niyo misozi 7 umugore yicaraho. Mbega ikintu gikomeye! Uzi ko twabwiwe n'ikicaro cya Antikristo aho kizaba kiri? Uwo mugore ngo yicara, iyo mitwe 7 ihwanye n'imisozi 7 uwo mugore yicaraho. Imisozi 7 mbese niyo leta yo ku isi. U Rwanda rwitwa urw'imisozi 1000. Niyo leta yubatse ku misozi 7, nta yindi nzi itari Vatikani. Ikindi tubona cyamuvuzweho gikomeye, tugisanga mu Byashuwe igice cya 17 yuko ngo ni umugore wicaye ku nyamaswa. Hariho gufatanya kw'ibya politike, nigeze kubivugaho mu gice cya 2 cya Daniel, imvuga iby'ibyuma bivanze n'ibumba. Ibyashuwe igice cya 17 cyo kibisobanura neza yuko iyi nyamaswa yicaye umugore yicaye ku nyamaswa. Inyamaswa nka systeme politique, umugore nka systeme religieuse, kuko ijambo ry'Imana ryabivuze kenshi ko umugore ashushanya itorero. Birakomeye cyane, kandi ntabwo twabyirengagiza na hato. Twavuga byinshi, ariko ikindi kimenyetso cyamuvuzweho tugisanga mu Byahishuwe igice cya 13 n'ubundi ndetse cya 17. Ndasoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Ni iki se? Nuko ngo inyamaswa yahozeho iza kugira igihe ntiyabaho, ariko ngo izongera ibeho. Ni ibintu bitangaje cyane. Yahozeho itakaza ubutware bwayo, ariko irongera irabwigarurira. Byashuwe igice cya 13 umurongo wa 10 wa 3 n'uwa 4 atubwira amagambo akomeye cyane, ngo nuko mbona umwe mu mitwe yayo isa n'ukomeretsa uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Ngo bari mu isi yose bakurikira inyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Bitewe n'uko imaze kongera kwigarurira ubutware. Ibyashuwe igice cya 12 umurongo wa 8 hagira ikindi hongeraho. Umurongo wa 8 batubwira ngo iki se? Iyo nyamaswa ubonye yahozeho
nyamara ntikiriho kandi igiye kuzamuka ive ikuzimu. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Nguko twabibonye se, yagize igihe cyo gutegeka kw'iminsi 160 ya gihanuzi cyangwa se amezi 42, niko mu byashu igice cya 13 babivuga ko ari amezi 42 ihabwa gutegeka. Ariko igihe cyarageze ibitakiriho. Ibyashu igice cya 13 dusobanura ko yakomeretse uruguma rwica maze kubisoma, bivuze ngo bisa nkaho ipfuye, ariko ngo yarongeye ibaho. Abiga amateka, ntabwo ari amateka ya kure n'aya hafi muri iki gihe, tuzi yuko guhera mu cyamagana 1998 kugeza ejo bundi mu cyamagana 945 intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, ubutware bwa Roma bwari butariho. Ariko guhera icyo gihe ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yari yobowe n'umugabo witwa Hitler ndetse afatanije n'umutaliyani witwa Mussolini Benito, ubutegetsi bw'ubupapa bwasubijwe ku ntebe n'uyu mujenerali Mussolini Benito. Ubu ngubu arogeye cyane kandi tubwo amagambo akomeye mu byahishwe igice cya 12 umurongo wa 8 ko abari mu isi ariko amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo ari bose batangara kubera yuko abandi bazi ubutumwa kandi bazi ko inyamaswa ijya kurimbuka, ntabwo rero bayitangarira ngo bayiramye oya, ariko ngo bari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nshuti z'Imana, bazayitangarira babonye iyo nyamaswa yahoze witeka yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera ikabaho. Ngayo nguko turi kubibona n'ibintu bidasanzwe. Abami bo mu isi bose, aboroheje n'abakomeye, mu bihugu byateye imbere n'ibikiri mu nzira y'amajyambere, bose bubarara imbere ye bakamutangarira, bakamuvanaho amakuru abafasha gutegeka ibihugu byabo, mbega bategekera munsi y'ubutware bwe. Ijambo ry'Imana ryari ryarabihanuye kandi birimo biragaragara uyu munsi. Nshuti z'Imana, dufashe umwanya tukareba iyi miterere ya Antikristo, tubasha kwibaza ikibazo: ni ukubera iki amadini ya Giprotestanti ariho uyu munsi ashishikajwe cyane no guhisha amakuru y'ibyerekeye Antikristo wahanuwe, umwanzi w'Imana? Ndagira ngo mwibutse inyabutatu twarebye. Imana ikorera mu nyabutatu. Turabizi Imana Data wa twese, Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera. Ariko Satani nawe yahimbye inyabutatu ye. Hari ikiyoka ari we Satani, hari inyamaswa ariyo Roma, ariyo Antikristo tumaze kuvuga, hari n'umuhanuzi w'ibinyoma ari wo Protestanti. Kubera iki bashyize hamwe kugira ngo bahishe amakuru y'ijambo ry'Imana? Ariko ijambo ry'Imana ryari ryarabivuze kera ko Satani azatera igitero gikaze, abantu b'Imana bakajijwa muri ubwo buryo, bakarindagira mu mwijima igihe batagiye mu ijambo ry'Imana. Ndongera kukurarika nshuti y'Imana, ujye mu ijambo, ushakishe icyo ijambo ry'Imana ryavuze, ureke amarangamutima y'abantu, ahubwo wishingikirize ku cy'ijambo ry'Imana ryavuze. Ndashaka gusoreza ku magambo nkunda, nabwo ntabwo ngo nyasomye no ikindi gihe nigeze kuyasoma, hari muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza wa 3. Ni isezerano rikomeye. Mana yandikisha amagambo avuga ngo andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomya byihutire. Nshuti z'Imana, wowe unyumva, ndakurarika kugira ngo usome ijambo ryanditswe kandi uryihutire. Kubera iki se? Kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntabwo bizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Ntabwo byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Ndagira ngo mubwire ko Antikristo n'abamuyobotse bose bazarimbuka. Mugabane wabo ni mu nyanja y'akumuro n'amazuko. Niyo mpamvu yitwa umwana wo kurimbuka. Ntabwo afite ubugingo buhoraho kandi ntabwo azategeka iyi si iteka ryose. Ikindi, abafatanije nawe ubwe tubwirwa ko bazarwanya Imana, bakarwanya n'abantu b'Imana, ariko umwana w'Imana azahora anesha. Dusoma ibyacu igice cya 17 umurongo wa 14, cya gice twari turiho, ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha
kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abandi, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazanesha iyo nyamaswa. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndasoma amagambo ari mu gitabo Intambara Ikomeye. Intambara Ikomeye njyashishikariza abantu gusoma kino gitabo mu buryo bw'umwihariko ibice 20 biheruka by'icyo gitabo, kugira ngo bamenye igihe turimo, igihe dusohoyemo ko ari igihe kidasanzwe kandi cyo gukanguka rwose. Ku ipaji ya 420 muri icyo gitabo haranditse ngo igihe hariho amahirwe yose yo kumenya ibyo Imana ishaka, ubujiji ntibuba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Kubera icyo abantu bahora mu bujiji, kuki abantu bakunze kujijwa? Ntabwo rero igihe hariho aya mahirwe yo kumenya ibyo Imana ishaka, ubujiji ntabwo buba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Umugenzi ageze mu ihuriro ry'inzira nyinshi kandi ibyapa byerekana aho inzira igana, aramutse yirengagije ibyo byapa akanyura mu nzira abona ko ari imubereye y'ukuri, ashobora kuba bikoze yumva ko ari mu kuri kwe, nyamara bidatinze azisanga yanyuze inzira yamuyobeje. Nshuti z'Imana, mureke tuve mu bujiji, tumenye ibyo Uwiteka ashaka. Magambo twakomeje kwishingikiriza baravuga ngo ubwatsi buraraba, uburabyo bugahumuka, ariko ijambo ry'Imana yacu ryo rizahoraho iteka ryose. Uko ibitero byarirwanya twarabirebye, turi no kwiga amateka y'itorero, tuzakomeza kureba uko Satani yarirwanije, ariko ntabwo rizatsindwa, rizahoraho iteka ryose. Ndagushishikariza kuryishingikirizaho, kuko niryo ritabaza rimurikira umugenzi kugira ngo azagere i Siyoni amahoro. Uwiteka aguhe umugisha kubw'uyu munsi, izina rya Yesu. Reka dusoze n'isengesho. Data wa twese uhoraho, turagushimiye cyane ku bw'aya makuru duhaye yerekeye ubushake bwawe muri uru rugendo rugana i Siyoni. Turagusabye ngo uturinde kugundira ubujiji, ahubwo duhe kwakira ubwenge buva ku Mana. Turinde kugundira umwijima, ahubwo duhe kuyoborwa n'umucyo wawe, ngo tuzagere aho wadusezeranije. Nuko uwumvise wese aya magambo umusukire ku Mwuka Wera ngo arusheho kumva ukuri kwawe, kandi ngo mu mutima wizera iby'ukuri kwawe, kugira ngo azabe amahoro. Tubyatse Imana mu izina rya Yesu. Bibiliya igitabo cy'amahoro, Bibiliya igitabo cyuje ubwenge, kirimo agakiza kacu, kivuga Yesu mwiza, kiri mu Siyoni.